bigenze bite kuri gusakuza agiye he agucitse ureba ndavuze ngo umukurikire vuge kumushaka sibyo bene muzanya amazi reka njye kumushaka sibyo rero ndi mu gikoni ndi kubashakira ibyo kurya nari nzi ko muri kuganira wambwira ko agucitse ureba he basi nawe hano munsi y'ameza kandi naho muhera munanirana abana b'iki gihe ndavuze ngo genda umuzane ukuntu namuzanye ameze n'ibyo ubizi musange hamwe umushaka umuzane nutamuzana ugumeyo bandebera byinshi ngo bagiye nk'umwana wanjye noneho ndamenya amushakira hehe mana yanjye azaza ndagaswa we shema cya kiracyaaryamye cya yashyamba rya mazoye naryo ndagaswa indazi we shema yamaye inkuru uzi ko wanda kiryamye baba we ndagaswa ishyamba rya mazone buriya bundi mani buriya gutashye mbega ubuzima cyacyo we shema baba we shaka gukora aka kazi inama mase shaka mubona bitazava shamwe nawe yarafatiye runini yewe we ndeba telefone yanjye hano bref Neri Nego kapana ma Neri niko se mwana wa nuko wabaye aseme none yaragiye none dore twagusanga kubisanga iyi nzu ni mubamo ningi twibera ariko uziko mama wanyu ntigeze musurana ari gufite inkomo ni muvyenye abakiko udasura n'umwana erego umwana wanjye yari yarananiye niyo mpamvu namutereranye mwebwe ntago mubizi niko se mukobwa wabaye iki byagenze gute abundi kurongereka turahuye nayo nanabayobewe baje ku mpuru songa uko kunyabiza bitebye mwana noneho tukibaraguza kwinshi uvuye se ubundi twari dusigaye watumwegere utuzi masanzu wajya kuvoma ryari we wajya kuvoma ryari shamba dukitekereza abo mama ni kigabanya buri wenda guhamagara reba kuntu cyako noneho cyashema ndaguhwanya na vi reba hano mvuye reba muri Amazon kandi urabyuka uryamye undi wakoze afashe mu wundi wajyushyira mu gaciro mama urabizi mama nawe uhari ziyaba yagiye ntabwo ubona vi ariko mundi we navuye undi musangira inzoga kuko baza urajya kuvoma ryari umuntu atogose bira bigora umuntu ariko wowe kavoma basekura we ndava gutakina najya no kuvoma wagiye ugabanya ubugori ubu ntabwo warashyiraho inkono kiro kunse ntabwo washyiraho inkono ngo umuntu ateke agaciro umunsi yiri hano urambaza amakuru uko bimeze nabi umukobwa wanjye naramubuze umuhungu wanjye nawe ndamutumye kumushaka nawe narababuze bose ubundi mu mazi abira none urambaza abana bose nababuze wowe wibereye hanze ubundi ibi byinaho uzi ibyo ari byo abana bawe nawe ntubuze amakuru yabo baba wabatereranye ubundi wagiye uza nawe ukamenya amakuru yabo ukaza no kudusura reba igihe gishize igihe wagendeye ntiwagiye wa mukobwa ataranagenda gushaka
ubundi wowe wagiye ugira umutima ukaza ukamenya umuryango wawe. Mbashake mbabone umva ngaho bankupira rero ndebe ukuntu mbashaka mahana yanjye uko kabana banjye ndabakura hehe Note ndakora iki nge na bebe. ngaho reba Mary twajyanye kwa nyogokuru. Mary twajyanye kwa nyogokuru babyibuka tumujyana kwa nyogokuru ase nyine reka mureba nyine Mary na arase hari uri kubona hano subizi ko twe namujyanye kwa nyogokuru ntabwo ubyibuka ubuze ukuntu ameze basi ahubwo kikubyuka kiborosa ubu mama uzi ukuntu ameze Mwana rero byutse uri mu bitekerezo sinzi ibyo uri ngandi gutekereza Mary ahantu twamujyanye ukuntu ameze mane bro buri imfura ikunda nyina cyane bwa niyo mpamvu ubona amangayitse mane cyangwa aranyuze. Bano bana ni gutya batanyizera burya koko. Kumbe mama wabo ari kwa mukecuru ruguririya ntibabimbya n'iyi minsi yose ishize. Mbega abana. Shema Ese bundi sarya warize ni kangahe? ni magana 8 bananiwe bro Ese bite bahungu bana? Debe uvuye waraye njye nagusuza se utaraye na hano ntago nagusoza utaraye hano utangira gusigiye nakiriye. bundi vie mundi waraye ubundi waraye nagiye kureba ko nabona nyoko wanyu ariko namubuze. mama se umushaka iki Uramushakira iki? Gutorongera cyangwa nta hantu hagiye ubundi nyirizi. nese iyo ugiye tubaza ubundi ngo bikumariye iki ubundi Oya Mazi yawe. wese ase ubundi nawe waraye ntabwo ugeze kwa mazi ngo yihumure wese ko nari kumushaka na wese munzana gukuraho amazi. Yesu we. ako ubundi ufite icyo kibazo ubundi ubwo ntabwo wasinze kandi urashaka ibiri ngira urashaka ibiri kuva mama wanyu namubura sindongera no gusoma ku nzoga. wese wari umukunze Nese nyine wari umukunze mbere yuko agenda wari umukunze uko biye nta parfait tugira. Uramba nahuye n'abagabo bifite zanyu nyine Abagabo bita parfait babaho aho shema kandi shema ubwo niwe mubiziranyeho ibintu by'amaparufe n'umuna wawe atajya kujya mu bagore gazi parufe z'abagore n'iz'abagabo bivuze ngo nawe uvuye mu bagore kuko ubumbishe parufe y'abagabo cyane y'abagabo ni abagore Vie ko mama titera parufe kandi ko wamubuze kuri parufe y'umugore we yayiguhaye bikoresha amaye parufe y'umugore we Savie uratunaniye kabisa oyo uratunaniye kugenda uba mugabo sha uratunaniye wabonye ubwo nimwe mujije umwuga w'uburaya mu nzira zawe ubwo shema kandi shema no urananiye ubu kagiye murajyana mu buraya use nk'inguyu watanga giye ndacyari kugira ibintu nitaho ubwo by'ibiki uwo ninde uretse ariko ndimo ndagukeka kabisa ukankeka muhungu wanjye ndimo ndagukeka cyari wacu se waraye ko nzahora ndisco waraye he uko byagenda kose nzahora ndisco ubundi rivenu uko ntacyo twaguhinduraho ntacyo twakora nawe apfa ariko ntacyo twakora undi waratunaniye kabisa waratunaniye pe ngenda byeme ndaje nako ndaza amasaha magaye yes baby ugiye yes baby se mama bura ni baby Tebe. Baby teni. Ngo yes baby. Ubu se baby se buriya yaba ari mama. Biri nafune. Daga. Yakonaye kwihutira. Ubu urasanga agakobwa agiye kureba ngo iyi guhamagara ngo. Leya pasire ndishi. Yego baby. Ubu nabwo simonza buriya vie koko. Geza handi kuri twadufuka twakindi ubundi ngiye gutera intambwe nkazinga nk'eshatu zonyine cyangwa enye nsange hahandi ndi munsi ibuno aka kanya ndahageze mpagaze twadufuka twakindi ku muhanda we mucunga ariko niye mucunga wo
wamubonye afite amafaranga nagenda nyigaga nimba agiye kureba umusheri we ubwo urumva adafite amafaranga ntabwo byabura niyo mpamvu buri gihe cyose yazaga ariko afite amafaranga menshi nugenda usakuza arakubona. Bana yanjye uzi ahantu noneho ndi ni hehe? Uzi abana banjye bari hehe? Bana wenyine ndamenya inzira injyana mu rugo ari iyi. Bana nyejuru n'isi koko nyiriyeho sinzi iyo ndi kwerekeza, ako mbega urushako mbega umugabo we, si umugabo si mama afite hariya, bose baruka nkaho ari ntabukwe. Yarangiza akigereza ababyeyi ngo ni umubyeyi, nta n'isoni afite abonye maze gukuza abana. Umva tuzahangana, nzabana n'abana banjye nabo bazibana, nta n'isoni. Abana banjye nta na telefone bagira, se nzabakura hehe? Ndamenya barisigaye bari hehe? Gusa uriya mugabo we yitaye ku bana. Oh baby ize bite se? Mwana ubundi nimba koko ibyo mba ndimo gutekereza aribyo mba narahisemo neza kabisa. Ese ko watinze Imana ntabwo ari ugutinda wenda ku bushake bwanjye, naho ko ari ibintu byinshi mba ndi gukurikirana ama business yanjye. Ntabwo ari sawa mani wowe, nimba duhanye gahunda banza wumve nyine nuko nari ndi kubanza kugira ngo ndepoze impapuro ziriho ibintu byose amadokima yose. Ejo maze iminsi 3 ndi Buganda, nagiye gufata isoko mu ruganda rw'imbaho ko ni njyewe buriya rirashyamba byepfiriya urarizi ryashyamba rinini, ni njyewe wari gusa ninjye ugiye kuribazisha, ngiye kujya njye murayimbaho. Noneho ikindi kintu andi makuru mashya ngufitiye nuko ikintu naguhamagariye, nimba hari ahantu waba uzi hari agahoteli kameze neza kuko njye ibintu by'amahoteli hano mu Rwanda ntabwo bize. Ushaka kujya kugutamo nk'agakuko nibura kamwe cyangwa tungaye keza nyine uko wumva wibashije wowe. Nushaka uvuge tujye mu ruganda rwazo, ikibazo ntabwo ari amafaranga ubu ngubu. None se kukira kuri muri iyi myenda sheri bimeze bite ubundi wowe? Njye mfa kumva ko noze nkisiga gusa ngakurikirana iby'amafaranga yanjye. Ubu se nimba ndi kukubwira yuko mvuye Uganda, ubu akaba ndi gutekereza n'ahandi hantu tukahura no mu nkweto zimwe, ntabwo ari sawa. Ubundi reka babwire ikindi kintu utaramenya, wowe ni ukuguha amafaranga ukajya wiyitaho. Dutandukanye ndetse wigituma ari we ugiye tumara nyuma yangaye. Atandukanye n'amafaranga nako n'imyenda, iyi imyenda nambara mbangamiye ubunuka nuba wose bigendeye ahubwo ya nimero yawe ntabwo wayibye, mbanze ngushyireho nk'ubumi nka 300 tugende. None se wamamagaye kwiki? Uzawamamagaye kwiki? Wa muganga ngiye kuyifata kopi mbitengera. Nagaruka mbafite byinshi niho gusana, mbafite byinshi mba ndi gutekereza mu mutwe. Umugore cyane abagore ndi gushaka kugira we. Wamubonye karaka nibaza kana mu ngano, tugomba kumugwa gitumo kuri gafite inganda. Uri kumva uko ne kwibaraguza gafite amafaranga menshi ngo kandi yanze no gutanga iposho. Reba akana aje kureba akana gatoya mu ngano, uziko mu ngana tugomba kumugwa gitumo twaba tumufata. Urumva ukaba umugore wanjye. Papa bite? Ntabwo ari papa se kabara twirengagiza. Papa vie mese bimeze bite? Bimeze bite? Mureke banze dusobanurire. Ibi ni mama waje gushaka se? Yego mama waje gushaka. Ari igihe kiragiye. Tureka igihe kiragiye. Vuga neza. Mundi mupanga iki wowe n'uyu nguyu? Uyu niki? Uyu ni mama. Ndi kumusha uriki vuga.
cyane vuga nyine umva usobanurire uyu mukobwa muri gupanga iki nababwiye ko eke ko nta kintu ndi kumva ubu kano kanya ko nta kintu ndi kumva byiza akana kangana petit frère uramuzi ndumva naguhekenya ndumva naguhekenya uyu ni papa bihorere bana babiri barakubeshya we mupfana iki ahubwo mupfana iki uri mubyara we muravukana abahungu banje turaba ninjibarera nyine ninjibarera warababyaye ndakubwira dore nyine nsubiza warababyaye bana bahungu buretse ndaje ariko mfite bote gufite icyo kibazo kuvuga icyo kibazo wasinze bambwe ko nta mugore ugira no mpamvu cyagiye agira parfum nta mugore agira nta mugore agira wishe mere buno urabishe abana be abana biwe yibyare kwambye mu nanga ziwe yebye usura tubwire iki uzibabwira ariko iki ubundi batubwire vuba reba inzara reba twabanza ryama kumuramba baje ubundi baje gute namaze kubya ya parfum ni rero wayikuye ndiye tubwiye vuba vuba twigendere tushaka nana y'amafaranga dufite turashonje byaro kuri konti urumva hari ufite amafaranga menshi mutana mara ahubwo ugene mu bikuza amafaranga yose mukeneye urumva nyeze telefone tujye kubikuza nyine ndi gushaka ko mujya guhaha n'ubundi shimaze umubare wa ibanga muhahire ndawuzi urumva zana nyine uyu munsi muhahe umufuka w'umuceri akawunga n'ibiki byose muhahe mutereke zana nyine zana nyine ubwo umubare w'amasuzu umubare w'ibanga ntabwo mwizera urumva wowe nizera neza iki ndabona ngaho sangira amabeshu yawe nyine ni mabeshu genda natwe ubwo ino phone wongeye ukayibona namenya ko imana yabyaye imbwa imoka ziyorere geragara ibyawe ntayo mbona namwe ayo mafaranga ntayo mukora kanje inze mpite no kwiswapisha ira bihungu byanjye nabyo kati ira bihungu ninjibirira n'ibyo mukuru wanjye ufite mukuru wanjye abaye cyohe baba nago maje kumbwira ko ari abawe ni nk'abanje kuko ninjibarira kuko bakuze barije babona wumva ngo wabananiye ngo wateye mama wabo bibiti ese bajya nirwani nabo singe mu kazi singe no gushaka n'umuntu wanereye igihe ndakwihorera nagara ugutera igihe witonde bazi ibyo vuga wowe nshaka ko ari wowe umfasha guhunga birabyara birabigegera we nimara kugira umugore wawe nyinisha nagukubisa none urazi n'ikindi reba hano urazi n'ikindi none ahangaha ndagusize na phone yawe ibyanyu nayo bitandukanye ugira agasuzuguro cyane none ndetse ni wanerege fata ibyawe ariko none sinzi ko ibyawe akira none se mbona na pochette wayihinduye utyo bigenje ukwera nayo nsubije uragiye urakomeje uri seri ese ko nabonaga yo amaye pochette mbajaga mu gendera ese uri seri kwera uragiye ndagiye abahunga abana bawe ngabagore tugomba kubiganiraho ibi bintu twabikemura nako barara abana bagira gusobanura nago bindeba bone yawe nagwaye nuzinde konesha umuntu tugangwe mu simukadi nazo zijyana zaswapisha nana ariko urampemukiye pe urampemukiye cyane urazi n'ibindi ndo nibyo umunsi naramutse gute koko kuko ibintu bimbaye ari umukobwa ari birabigegera bimwingutseho gute bimbonye gute ubuntu bantu bahamenye gute ariko dore twabonye iyi telefone none cyakibyaho macyanaga yo kugurisha Burundi ageze umubare w'ibanga uyu ndawuzi cyashema icyo kintu bakora reka cyenda kane ase shema ubu tugiye muri gukora iki koko ndabizi tugiye kujya gukina bora tuyahaye duteke si ibyo ukaje ushaka kurya ushaka kurya utazi ko meri yari igitoki kandi ubu se arakwaje ahubwo turabizi ko yariyeho aho namujyanye sinzi ko bamufasha yaba turi kumwe neza ko amazi ariko none se ubu se turabigenza gute reka mwereke
n'ubundi mere ahantu ari ntabwo nzi ko atekanye sinzi ko afite umutekano sibyo reka tugurishe icyo telefone dukore n'ayo mafaranga n'ubundi vira kintu yakongera kutubaza tujye gushaka mama tujye kumuzana hariya kwa nyogokuru niyo twamuvana usanga yaravuze n'ubundi aho ushobora gusanga nakize ari no kunywa amata twe turi hano urumva tukaba tutazi ibyiwe urumva atari byo ntabwo wicaye ukatuye gushaka mama abantu niko bimeze